turabasuje mwese tubaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku nkuru ikomeje kuvugwa ku munyamakuru Sandrine Isheja Butera yamaze kugirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ni inkuru yarayimenyekanye mu ijoro ryakeye, ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ibinyamakuru bitandukanye byano mu Rwanda bikomeje kwandika cyangwa se bikomeje gutangaza amakuru menshi arebana na Sandrine Isheja Butera. Natwe tuje kubagezaho bimwe mu bitazwi kuri Sandrine Isheja, bimwe mukwiye kumenya mu buzima bwe bwihariye ndetse mukamenya ni muntu ki. Isheja Sandrine Butera wari umunyamakuru kuri Radio Kiss FM, yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho azaba yungirije Barore Cleophas. Ni ibikubiye mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu ejo hashize tariki 23 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka 2024 mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Village Rugwiro. Ni inama y'abaminisitiri ya mbere yahurije hamwe guverinoma yari iherutse kurahira nyuma yo gushyirwaho n'umukuru w'igihugu. Iyi nama yashyize mu mirimo bamwe mu bayobozi barimo n'umunyamakuru Isheja Sandrine Butera wagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ku myaka 35 y'amavuko, Sandrine ni umunyamakuru, umuhuza mu bitaramo MC, umukangurambaga ari bakunze kwita motivational speaker, umutwazi w'imodoka zo masiganwa, ndetse akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'uburinganire, umuco n'iterambere. Uyu yarasanzwe ari umunyamakuru ukunzwe cyane kuri Radio Kiss FM mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa The Breakfast. Isheja Sandrine Butera ni umunyamakuru kandi wamamaye cyane mu biganiro by'imyidagaduro bitandukanye, akaba kandi nabyo yakoraga muri Kiss FM, ndetse kandi akaba yanakunze no kwamamara mu biganiro bifitanye isano n'ubuzima rusange ku maradiyo atandukanye tuza kugarukaho. Kuri ubu asanzwe anayobora ibirori bitandukanye, cyane cyane ibyitabirwa n'abakomeye cyangwa se n'abiyubashye, ndetse niwe wari unakuriye akanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda 2018. Irushanwa rya Miss Rwanda muribuka ko ryamaze guhagarikwa, ariko ubwo ryabaga icyo gihe nyine 2018 niwe wari ukuriye akanama nkemurampaka, kandi ababikurikiye bavuga ko yabyitwayemo neza uyu Sandrine Isheja Butera. Reka rero tunyuremo muri make mu buzima bwite. Sandrine Isheja Butera ni bucura iwabo mu rugo, avukana n'abandi bana batatu. Sandrine yize itangazamakuru n'itumanaho, asoza amashuri ye mu mwaka wa 2012, akaba yarayize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, icyo yitwaga INR cyangwa se Université Nationale du Rwanda. Yize ruhande. Sandrine Isheja rero kuri ubu afite umuryango, afite umugabo umwe ari we witwa Kagame, ndetse n'abana be babiri. Sandrine yatangiye kuri umugabo w'itangazamakuru 2008 ku ishuri yigagaho muri kaminuza Butare. Sandrine kandi avuga ko akunda ibiryo by'abashinwa ndetse no koga, agakunda cyane kandi umuziki. Azwiho ko akunda amabara atandukanye, muri yo harimo umutuku, orange ndetse n'icyatsi. Urumva niba akunda umutuku, orange n'icyatsi nibyo yakunze kugenda atangaza ko ariyo mabara akunda. Akunda kandi abantu bamusasa cyane. Ngira ngo muranabizi ko ibiganiro byinshi yagiye akora mu maradiyo atandukanye, wenda duhereye kuri radio yarasanzwe akoraho ariyo Kiss FM, yarasanzwe akorana n'umunyarwenya witwa Rusine Patrick. Uyu Rusine benshi baramuzi ko ari umunyarwenya kabuhariwe ukunda gusetsa abantu yigize nk'umusinzi cyangwa se mu mvugo y'abasinzi kuri stage, ibyo bakunda kwita stand up comedy. Akaba kandi tukiri kuri ingingo ireba no gusetsa, ko akunda abantu bamusetsa. Na mbere yuko Rusine aza gukorana nawe muri iki kiganiro The Breakfast kuri Kiss FM, yakoranaga n'uwitwa Arthur Nkusi. Mu kiganiro bamamaye bombi bakoranaga. Uyu Arthur Nkusi yari umunyarwenya, akajya atera blague cyangwa se cracking a joke mu kiganiro na Sandrine, ukumva Sandrine akubise igitwenge gitangaje. Ibi rero kuba akunda gusetsa, gukunda abantu bamusetsa, birumvikana ko atari ibintu bishya, kuko urumva izo ngero zombi z'abanyarwenya abakomediye babiri bagiye bakorana muri ibyo biganiro byo kuri Kiss FM, urumvikana ko akunda bamusaza cyane. Ariko by'umwihariko tugarutse kuri Arthur Nkusi, uyu baramamaye mu kiganiro bakoranye, cyarakunzwe cyane mu gihugu. Ndakeka ko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye bagaragaje ko ibiganiro bya Arthur na Sandrine, Arthur Nkusi na Sandrine Isheja byari mu biganiro bya mbere
kuva mu myaka za 2016 kugera korona ije cyangwa se korona iteye za 2020. Muri iki gihe Arthur Nkusi ntago agikora kuri Kiss FM, ariko Sandrine yaracyakora. Icyo gihe rero bakoranaga, icyo gihe cyose Arthur Nkusi ataragenda, cyari ikiganiro gikunzwe na benshi cyane cyane abiganjemo urubyiruko, ariko tutibagiyemo n'abantu harimo abakuze nabo rwose bagiye bagaragaza ko babikunze. Hanyuma ikindi Sandrine ngakunda igihugu cye cyane, igihugu cy'u Rwanda ngaragikunda, wenda akaba nayo mpamvu ubuyobozi bw'u Rwanda biturutse mu itangazo ry'inama y'abaminisitiri bamugiriye icyizere bakavuga ati urukundo ukunda u Rwanda, reka natwe tuguha akazi uze uyobore ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru umuyobozi wungirije. Ibi nabyo umuntu ashobora kubihuza. Ikindi kandi Sandrine akunda akunda abantu b'abanyamwete, mu magambo make ntabwo akunda abanebwe cyangwa se abantu bamubeshya. Ni ukuvuga ngo ntabwo akunda ababeshyi ndetse nabwo akunda abanebwe. Ivuze ko aha ngaha twinjiye mu kazi ke biragaragara ko Sandrine nakwita umunyamwete, birumvikana ko niba ari umunyamwete ntiyakunda abanebwe bamunebwesha. Hanyuma ikindi kintu abantu bakomeje kunyura bagarukaho nuko ngo ntabwo akunda abantu bamubeshya. Abantu bamubeshya ntabwo bakunda, kimwe n'abandi bose b'abanyamwuga. Buri umuntu w'umunyamwuga ntabwo ashobora gukunda umuntu umubeshya, kuko iyo ubeshya uba nyine uri umwesikuru mu magambo yoroshye kuba wavuga. Sandrine rero nawe ntabwo akunda abantu bamubeshya. Hanyuma wenda tugarutse aho yakoreye kugira ngo tuhinjiremo mu mizi, Sandrine nyine akimara kurangiza kwiga kaminuza hariya i Butare i Ruhande, Sandrine yakoze ahantu hatandukanye. Wenda tuvuye muri ibyo uko yarakoze kuri kaminuza aho yigaga, yahise yinjira ku ishuri, yahise yinjira kuri radio. Abanyeshuri benshi bigaga kuri kaminuza Butare bimenyerezaga wo mwuga ariyo Radio Salus. Iyi Radio Salus yayikoze igihe kinini kandi yamufashe kuzamura izina rye, kuko nibwo yaragitangira uyu mwuga abenshi nibwo batangiye kumva mu matwi yabo. Yakoraga mu kiganiro cy'imyidagaduro, anakunzwe cyane mu kiganiro cyitwaga Radio Salus, cyitwaga Salus Relax. Salus Relax rero ya Sandrine yagikozeho n'abandi bagenzi be barimo abitwa ba Harisudi. Ngira ngo mwarabyumvise cyane ko bagikoze rwose kigakundwa. Iyo kipe yose abantu bose bakoranaga kubera icyo kiganiro cyari gikunzwe, bahise bahise bawurukritwa cyangwa se bahise bajya ku yindi radio yari ivutse muri iyo myaka za 2010 kuri radio yitwaga Isango Star. Isango Star rero icyo kiganiro cyitwaga Salus Relax, bavuye kuri Radio Salus bahise bakizana mu Isango Star bakora icyitwa Sunday Night Show. Sunday Night Show yari imeze neza nka Salus Relax, kuko ni ikiganiro cyabaga mu masaha amwe y'ijoro. Ngira ngo bakiva kuri Salus ntabwo abantu benshi bakurikiranaga ibiganiro by'icyo gihe bongeye gukurikira Radio Salus, ariko navuga kuko nanjye ndi muri abo bakurikiranaga ibyo biganiro kandi mbikunda. Nahise nimukira ku Isango Star aho Sandrine Isheja ari kumwe n'abagenzi be ba Harisudi n'abandi ntibuka neza amazina yabo, baragikomeje baragikora. Wenda banibuka muri Isango Star bakoranaga harimo Mike Karangwa, harimo Claude Kabengera, harimo kandi n'Uwarisudi nyine nahoze mvuga. Bakoze Sunday Night Show irakundwa cyane mu gihugu. Sandrine Isheja atangira kugira abakunzi benshi, ndetse kandi kuri Radio Isango Star ni nabwo Sandrine Isheja yaje kuza mu kiganiro cyo kumanywa. Mu kiganiro cyo kumanywa cyo kuri Radio Isango Star naho akomeza kugira abakunzi benshi. Icyo kiganiro cyavuga ku bumenyi rusange, aho yagiraga inama abantu bamukurikira. Ni nabwo yatangiye kwigarura imitima ya benshi mu ijwi rye ryiza, igikundiro atangira kugishyira mu bantu, abantu batangira kumukunda ari benshi. Icyo gihe rero tukiri ku Isango Star, urumva yaramenyereye kuri Sunday Night ikiganiro cyabaga rimwe muri weekend. Ntabwo cyari gihageje gusa ngo abantu bakomeze bamwiyumvemo, ahubwo byabaye ngombwa ko atangiza ikiganiro cyabaga ku manywa mu masaha ya saa 6 kugeza saa 8. Ikiganiro ntabwo nibwo izina ryacyo, ariko cyavuga ku bumenyi rusange aho ku Isango Star. Ibyo byamuhesheje rero izina rikomeye cyane n'igikundiro muri rubanda, bituma radio y'abanyakenya yarije muri icyo gihe kandi cyo gifite n'amafaranga menshi yitwaga KFM itimuru benguka. KFM iramutwara. Ikiganiro yakoraga ku Isango Star cyo masaha nicyo yagiye gukora kuri KFM. Kuri KFM cyavaga mu masaha y'isa 4 saa 5 saa 6 kujya mu masaha 8. Aragenda aragikora, igikundiro cye kirakomeza kiba cyinshi muri rubanda, abantu baramukunda. Kuva ku kiganiro cyo kumanywa Sandrine Isheja yagikoze kuri KFM, uko abantu bagiraga bamukunda ni nako amahirwe yagendaga afunguka kuri we. Ni nabwo kandi yaraje mu mwuga mu buryo twakwita bwa nyabwo, akeneye amafaranga, akeneye gutera imbere. Muri ako kanya nk'ako guhombya haje radio y'inkunkubutsi yari ikeneye nayo kwamamara yitwa Kiss FM, iba iramurobye imuroba muri KFM. Yari amaradiyo twakwita ko yari amaradiyo azanye programming nshyashya, programming abenshi bita ngo ni urban radio station, ni radio z'abanyamujyi.
KFM yari ije rero nayo ifite uwo mwihariko, ariko Kiss FM yamenye ko Sandrine ari umunyamakuru ukunzwe hakiri kare, bamwibye KFM isigara irira mu myotsi, abagiye kuri Kiss FM gutyo. Kiss FM agezeyo rero radiyo yari ije mu mujyi ifite nayo udukoryo nk'utwo KFM yazanye, ariko Sandrine yagiye ari umwe, niwe muntu weshagaye gutangira ikiganiro ari umwe kuri radiyo Kiss FM. Kirakundwa, agira amahirwe, kirakundwa cyane, aranakundwa. Nyuma yaho yaje kwakirwa na Arthur Nkusi mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa The Breakfast Show, barakora ikiganiro, kirakundwa cyane muri rubanda, abantu baragikunda. ari nako kandi abantu bakomeza kugenda bamubenguka bitewe nyine n'ijwi rye ryuje ubuhanga bukomeye cyane. Sandrine Isheja rero yageze kuri Kiss FM akora na Arthur Nkusi, ikiganiro cyabo kiba successful, abantu baragikunda, abajene bakiri bato n'abantu bakuru. Nanjye ubwanjye ni mu biganiro nakundaga, aho ngaho yitegaga amatwi nkumva ni ikiganiro umuntu wese yakumva. Wenda reka ndeke kuvuga byinshi, ariko wenda tukiri kuri Kiss FM nuko Sandrine Isheja Arthur Nkusi akimara kugenda yakoranye n'abandi batandukanye. Ubu ngubu yakoranaga na Rusine Patrick, uyu nawe ni umunyarwenya, ndetse kandi yari kumwe n'umunyamuziki witwa Andi Bumuntu. Yego, Andi Bumuntu bakoranaga rero. Ubu rero Andi Bumuntu na Rusine barasigara ari bonyine, kuko Sandrine Isheja agiye kujya kuyobora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nk'umuyobozi mukuru wungirije, akaba agiye kongereza uwitwa Cleophas Barore. Hanyuma wenda ibindi twagarukaho kuri Sandrine Isheja dusoza nuko Isheja Sandrine Butera yasezeranye n'umukunzi we Kagame Peter nkuko twabivuze hejuru. Mu muhango rero wabereye mu biro by'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 2016 nibwo yasezeranye n'umugabo we Kagame Peter. Hari tariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 bukeye bwaho nibwo none yasezeranye imbere y'Imana, bahamye isezerano ryabo ko bazabana akaramata. Kuri ubu barabana, bamaze kwibaruka abana babiri b'abahungu. Hanyuma rero wenda dusoza nuko Sandrine Isheja twamwifuriza amahirwe menshi muri izi nshingano yahawe na leta, muri izi nshingano yahawe na guverinoma y'u Rwanda yo kuba umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. akaba agiye kungiriza Cleophas Barore muri izi nshingano zo kuyobora iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aricyo gifite radio na televiziyo by'igihugu. Sandrine Isheja rero twamwifuriza amahirwe masa muri izi nshingano. Ikindi kandi iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kikaba cyungutse amaraso mashya, kuko hari abasesengura bavuga ko kuba Cleophas Barore agiye kukiyoborana na Sandrine Isheja Butera ari ibintu byiza, kuko umwe ni umugabo undi ni umugore. Ikindi kandi ni abantu ubona ko bamaze igihe mu itangazamakuru, no kuvuga ngo itangazamakuru bararizi, bari maze igihe. Umwe wenda twamubara ko ari mu gice cya content isa nkaho ziremereye za politiki, buravuga Cleophas Barore. Undi nawe nkamubara kandi mu gice cya content isa nkaho zoroshye z'imyidagaduro ndetse n'ubuzima rusange. Burumvikana ko bombi bazuzanya, kandi tukaba bombi tubizeyeho ubushobozi, ndetse kandi tukaba tubafitiye icyizere ko bazabasha gukora inshingano zabo neza, bakageza ku banyarwanda content zanyazo, amakuru n'ibiganiro byiza binogeye kandi bibereye abanyarwanda mu muco nyarwanda, kandi nanone byujuje ubumuntu bwa nyabwo, byujuje ethique na deontologie, cyangwa se amahame ya nyayo y'itangazamakuru, kuko bose bayamaze igihe kandi barabyize, bayifitiye impamya bumenyi zibyemezwa n'amashuri bize banaminujemo, kandi amashuri ntabwo bahagije, bisaba n'ubumenyi twita experience, cyangwa se icyo twakwita ubunararibonye mu kazi kabo k'itangazamakuru. Aha rero dusoreje, reka dukomeze tuyifurize gukomeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha.